Nshuti bene data, tugeze muri bya bihe biruhije. Ntimuzi yuko Yesu Kristo yabashije kubwira abigishwa be iby'umugani w'abakobwa 10. 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfapfa. Murabe maso kugira ngo mutazabasha kubura ibyiza mwaharaniye, ugasanga mubonetse mu mugabane wa 5 b'abapfapfa. 5 b'abapfapfa ntabwo babonye ibyo baharaniye, ahubwo bakingiranywe hanze babura ibyiza bari baharaniye. Nta bindi bihembo bakagombaga kuba babona usibye gukingiranwa hanze. Nimuze duharanire kuba mu mugabane w'abakobwa 5 b'abanyabwenge, kugira ngo ibyo tubasha guharanira byose tuzabashe kuzabigeraho. Nidusenge rero tube maso, kuko tutazi umunsi n'igihe umwana w'Imana azaziramo. Dusenge, duhure twiteguye, kandi tujye twihanganira ibitugerageza byose, kuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Abantu benshi bazaba bikunda, abantu benshi bazaba bishyira bakizana mu bidafite umumaro. Bene data, ndabahugurira kugira ngo mube maso, mushikame, mukomere ku cyo mwize mukakizezwa, kuko umunsi mutazi muguwe gitumo, kandi uje atunguye ari hafi. Nimwere imbuto zikwiriye abihanye, nimwitandukanye n'ab'iki gihe. Ba bandi usanga bari kubasha gutandikira iby'Imana, nimwitandukanye nabo, ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Nimuze tube maso, tugundire ukuri, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuri niko kuzadukiza mu minsi ikomeye cyane. Mube maso kugira ngo mutazabaho umugayo. Mube maso kugira ngo tubashe kwegera Uwiteka Imana. Umunsi uraje, kandi umunsi utunguye uraje. Uje ari simusiga. Hashyirwa uwihangana akageza imperuka.